demokarasi twanduza icyaha, demokarasi twica igihugu, demokarasi dutwara ababyeyi rwose irahenda irakanyagwa. ni ukubanza kureba imiyoborere y'igihugu iteye ite muri rusange, hanyuma abantu bakabona kugira icyo bakora. Mu Rwanda abantu bashaka ko demokarasi iba, abantu bashaka ko habaho demokarasi barimo ba Cyuma, barimo ba Rashidi, barimo ba Karasira, barimo ba Idamange, barimo ba umubavu.com n'abandi barahura n'ingorane zitoroshye muri iki gihe. Tukibwira n'abanyarwanda hari umuco urimo kuzamuka muri iyi minsi wo gushaka gusa n'abantu batera abantu ubwoba. FPR ngirafunga ngo uyu muntu yizize, ngo uyu muntu yagombaga kuvuga ibi, ngo nawe warengereye, ngo wakabije, ngo wagize gutya. Harimo kujija abantu. Abantu ntago barimo kujija FPR iyo irengera ikanica n'abantu, irengera igafungira abantu gusa ngo bayibwire bati nawe FPR urimo gukabya, ahubwo barimo kubwira wa wundi urimo kuvuga ibintu byabaye atarimo guhimba ko ari we warengereye. Uwo muco daboro wo gutera abantu ubwoba ko ngo FPR ngo ifite imbaraga, ngo ntawe uzayikuraho, ngo ahubwo abantu nibicecekere ngo bayihorere, yaba abo ngabo bafite inyota yo kugira ngo baharanire demokarasi, yaba nabo ngabo bafite umutima wo kubacecekesha kugira ngo hatabaho umuco wo gushaka gucecekesha abantu ngo natwe tubishyigikire, ahubwo demokarasi abantu bayiharanire, kabone nubwo yagira ibitambo. Uriya mugabo bishe hamwe na Kizito, ngewe mvuga ko bamwishe kuko bamufatanye na Kizito, ariko kugeza n'uyu munsi ntabwo tuzi aho ari, ntabwo baratwereka ngo batubwire bati uyu muntu yaraburanye cyangwa ntiyaburanye. Niwe wavuze ati kabone nubwo hasigara umuntu umwe, ariko demokarasi igomba kubaho. FPR nabapfa uko abicanyi babo bagenda bashira, ntabwo biyuburura, ntabwo bazuka. Ntabwo uzigera ubona umwicanyi usimbura Dani Munyuza ngo aza ameze nka Dani Munyuza cyangwa se amurengeje. Ntabwo uzamubona. Ntabwo uzabona Jacques Nziza ngo azamurengeje. Ntabwo uzabona umwicanyi uza ngo asimbure Paul Kagame ngo azuke none azamurengeje. Uko bagenda bashira, bagenda basimburwa n'abandi wenda bacika n'intege. Ariko twebwe uko babivuze, barica Nyamihirwa akazuka 10-20 akagenda biyongera. Barica Kizito hakazuka abandi, bakazuka n'abandi benshi biyongera. Aho rero banyarwanda tukanguke, tumenye ko icyiza twifuza, icyo cyiza kiraca kurebera, guhagarara bakica umuntu, ugahagarara ukareba ngo ntibikureba, ugatangira kujya kureba ngo ibisobanuro by'urupfu, ngo impamvu ngo yapfuye cyangwa se yafunzwe. Oya, menya ko birakureba. Uwo bafunze, uwo bishe, ni nkaho ari wowe bishe. Niba udahagurutse ngo ugende ujye kutabara, nuvuga ko nawe uri mu barimo bamwica, nawe cyangwa se nawe urapfuye kuko wemeye ko bica umuntu, nawe upfanye nawe. Tuzuke rero, tuzuke duhaguruke. Niba nshaje, niba nkuze, ndavuga ngo sinshoboye kwirukanka inyuma y'intare, ariko ninzuke mu bitekerezo. Abandi bantu ndashaka kugangurira, nabwira ijambo rya nyuma, n'abantu bitwa abanyabwenge, n'abantu bitwa abanyamakuru. Umunyamakuru irebe mu ndorerwamo, wibaze niba wowe amakuru yawe uri mutanga aganisha ku rumuri ruzana icyiza kuri buri muntu wese. Niba uri mutanga amakuru ataganisha ku cyiza kuri buri muntu wese, hagarara cyangwa uceceke. Dukenera abanyamakuru bafite impagarike, batanga urumuri ruganisha ku cyiza kuri buri muntu wese, bagashakisha urumuri rw'ukuri. Ariko ukuri ntabwo ari ukuri kuri bantu bose, ariko ukuri niba kuganisha ku kintu cyiza kuba ari ukuri. Abo ni abanyamakuru. Abandi bantu nshaka kubwira n'abantu bitwa abanyabwenge, dukenera urumuri. Banyarumuri, bantu batukwa kuba ngo mu banyabwenge. Ubu hari abantu
ubwenge ni iki? Ni ugutekereza. Gutekereza ntabwo bisaba inka nyinshi, gutekereza ntabwo bisaba amashuri menshi, ariko hari abantu batukwa mo kuba akazi kabo basabwa ibitekerezo. Illuminatio et salus populi. Hari abantu biga bakagenda bakazamura, uko bagenda biga barazamura intera zo kugira ngo bagakora akazi ko gutekereza, akaba aricyo bahemberwa. Abo bantu ubu ngubu ntitubabona, ntitubumva, ariko ejo mu gitondo guverinoma nimara kugera gufata kuko intebe hanyuma igasimbura kariya bavantara, uzajya kubona ubone barajagata baraza ngo turashaka imyanya. Ubu nibwo bakenewe, nibatanga ibitekerezo kandi ntabwo ari byo kuza kuvuga ngo muzakora ibi. Hari akazi kenshi kagomba gukorwa. Dukeneye gukora ubushakashatsi, tukamenya u Rwanda uko ruteye, tukamenya buriya butegetsi bari abavantara uko bateye, tukamenya n'uburyo abo bavantara uko bangana, n'uko tuzabafasha nabo kubaho, abataziyahura kuko bo bazi kwiyahura. Ibyo bintu babishyira imbere cyane. Abataziyahura ukuntu tuzabafasha kugira ngo bagaruke ibumuntu, nabo babeho babane n'abandi banyarwanda mu mahoro, buri muntu wese ashobora kubaho akagira amizero yuko n'umwana we n'umwuzukuru we cyangwa n'abandi n'umuturanyi we azabaho adafite ibintu, adafite impungenge zo kuba yapfa, yakwicwa, yarenganywa, yafungwa. Ibyo rero nkabisabira kugira ngo ibyo byose tubikore tuzirikana abantu bafunze, bari mu munyururu, barenganwa, bicwa buri munsi kuva muri za mirongo. Kandi ibyo ngibyo ntabwo byatangiye ku ngoma ya FPR gusa, byatangiye kera, ariko si urwo rubanza nshaka guca. Nagira ngo dutekereze ibyo bintu. Niba njyewe ari njye narindi mu munyururu ndimo nicwa, nasaba ngo bigende gute? Nasaba ko bihinduka, akaza demokarasi, nabisaba. Noneho rero twebwe tubisabe tutaragera mu munyururu, icyo gihe niko tuzaba tuzuka. Rero ibyo dukora turabikora kugira ngo abo nabo batabarwe, kuko natwe twifuza ko turamutse ari twe turiyo twagira abantu badutabara.